Geze muri kibiri nyine. Akisha. Akafari ntabwo nyibye. Oya ntabwo nkwiye. Nico amaze kuza kwica no ntabwo nyibye. Ari ngikurikira. Puissant ndukurikira. Ntabwo ariho. Oya, kandi Puissant nyamwana ni wowe. Oya mwana. Munjijisha man. Gusa nta gikwanda itanajyana. Nizira by'Imana kabwiza ko. Gusa kintu. Akisha. What's up guys, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes ashimwe ku bakristu mumeze mute. This is your boy Puissant kabisa Nyakso Pattyno petit frère wacu ndetse na ma vide. Nkuko muri kubona rero iyi ni channel yitwa Rwanda. Yeah man, kora subscribe niba utarayikora. Hanyuma niba waranayikoze ukoresha and comment. Kano kanya rero tujye gukina game imeze neza cyane. Hano hari ibihumbi 10 nufata agacupa ugahuza n'akari hano urahita utwara inote yawe y'igihumbi. Hanyuma ubuzima bugrowing bimeze neza cyane. Twagiye ngiye ngiye kubanza ngiye gufata gafanta icyo cyo Puissant nakureba muri telefone. Ntabwo ya muri phone kandi kureba ijisho. Nijye banze mbitode. Nile banze ubwo bufite ntabwo rero. None nabise bibi kibazo. Sinwe judge. Nijye bujudge. Ndakifatira gafanta kanje. Aho nanjye baramfasha. Baratangiye. Gafanta kanje. Ndindangiza. Iyi ndege ndayishaka. Twagiye. Gafanta kanje. Ndayishyira hano. Twagiye. Sinakurash. Reka twagiye nago. Reka babwise. Oya, reka. Ari kubirebera. Ndi kuyabona. Oya ngiye kwanza kukuvuga. Agiye kutubwira amategeko n'amabwiriza. Amategeko n'amabwiriza y'ino game ubwo nimba ugiye gukina ntabwo uri gukina. Ushobora gukina mwe nanga ugasanga bije hagati y'aya macupa ugasanga uratsinda. So ugomba gukina ahangaha hanyuma ngo nanga bijyanye. Ushobora gutanga ku gihugu cyangwa nta mirongo iri kugaragara. Utarenze kano karongo. So rero ntabwo ntimugende iyi mirongo nayo ntirazi kudufasha nimba biringaniye. Ushobora kubona akinye ahangaha nkahita ndeba kandi ubwo nahangaha nkahita mbona ntabwo. So igame nukuba hano biri kwizana nahangaha kuko nanga mukona ko ari uturongo dusepara ano macupa. So twatangiye ubwo kabanze nyaba oya abanze yego cyangwa kandi nibavuga yego cyangwa onyagira ubura Ego ni guca cyangwa Paris mu mureke amuri guca ni yego boni uri ukora mu mbona kabibaza uri ukora mu mbona ayatwara mureke yego ngo arabafite indi mana yego cyazo mu murego amafaranga amafaranga n'amabyiza atandire wewe utabara amafaranga yacu nikubara yanjye giye gucyura n'undi naravuze ngo igihumbi oya n'undi wagitsina amahirwe y'umuntu ntajya man nyine hanga amahirwe y'umuntu ntajya parce niyo game ya mbere gusa n'undi Puissant mu kanya nababura ngo niyo game ya mbere yabonye none se unatsinze ya mbere imashano ngo yacaje kugaragaza amahirwe ahantu n'ingiza amahirwe ko buri mwe arimo kwikora temi ugaragaza amahirwe ngo nutsinda kibura ama 6 mani bazo wallahi kandi nonje nta bwenge bwinshi nshizemo oya nushye none uringaniza n'amafaranga yacu Paris de n'ubundi uringaniza nanga ndaba we man reka gukopera wowe ukina Paris twagiye ukimara gushyiranga ukabona ni ibyo birajyana urengura ari amafaranga uyajyana ibyo bwangu kuringaniza amafaranga ntaho biri gutyo kugira ngo ndeko bize kuringanira hano ninyabura mu Paris ara uzambabarire urumva Nyakso kari akantu ka mbere azagashyire nka behind the scene nibagize barebe ko ngiye abantu muri comment nesanga baraba amatora muri let's move on iyi match ya mbere ya nyuma kusaza niba mko nazagaruka muri game za bakunzi ba Paris Rwanda uyu mushyitsi nabibaza abantu rwatubwira ngo bazadusure kuri iyi channel reba umushyitsi wa mbere uja akavuye teje reka
Iyicaro ntabwo ari nk'izindi. Iyicaro ntabwo ari nk'izindi. cyangwa ari nayo wayishaje Ubundi gusa iyicaro ntabwo ari nk'izindi. Tujyana na discipline nuko usanze adahari. Nuko usanze adahari. Araje discipline. Okay, noneho twatangiye. Uwa mbere ninde ugiye gukina? ngo ni umunyamahanga ariko ibi byana Twagiye ngaho noneho ni mukine muri Serie. Hagati mu murongo please. turaza n'ubundi Gutsindira ntawe waburana. niyegoya Yatsinze. kabisa Yatsinze. yagumisha kugira ngo bitabye ariko sundi ntibigaragara ko Nayandi ndi mukuru. mbese iki gihumbi nyakisoko ko tugiye kugira ntabwo bazakemera Ako murabwiza ukuri ko mutarebyira game. ntabwo tuyireba Arabikoze se? Kandi bari babikoze buri. Shabireke bani ibyo bintu. Yakije. Kandi wari ubikoze. Buze game. Reka babwire nege. Yavuze ngo nari mbikoze kandi aho nari nateretse bahabonye. bari nyongere Jubireka. ngagenda shiri izoge reka gucunga amazi yashyiraho epeti bari none reba nusoza gutereka ukomeze ucanganye intoki nk'amasegonda nkangahe Abantu ntabwo biraza. ubundi niko twajyaga Amaze gutwara igihumbi cyayo. None itangiye kutugambaniye. yewe reka mutahire twese umuntu ubona gitatu nkatahiraho Twagiye. Twagiye. Wakije. Bihuta. Uraje mukanya ngo n'abantu batangiye kurwana kubera Puissant. Wakije. game of luck Jukuri tukuraho we ninde mukozi wa buriya. Ni game of luck. Mujya mukuraho vuba vuba wakishe. 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 We ntabwo ari izina rya arakibuza abasibo ndi banaye. Ibyo ni byo sawa cyane. Wakishe. Jukuraho. Bendere jyewe ko gukuraho ivide buri muntu agomba gutwara gukuraho ivide yateretseho. Wakishe. Undi mukuraho abantu batari burye mushaka ukuntu abariye muza kugira Wakishe. Wakishe. ese ibintu birashoboka Ukuntu bari guseka. Parisi dusanze yacu Wakishe. Ni sawa cyane game. ni igikurikira igihumbi cyanjye cya mbere Banayi mu mbere ya basari Wakishe. Kuraho ariko mwana y'umuntu. Bendere rero ajya gusiga aho ngaho icupa turaserera. Mujye mukuraho. Wakishe. ni sibyo giyo Wagikoze Yesu. Ese nuza ko agiye gutwara amafaranga yose Puissant. ariko bino bintu hari ukuntu bimeze ndetse ni byiza Wakishe. bisa n'undi yarayatwara Wakishe. Wakishe. Babi, tekinike utagiye gukoresha nayo mbonye wakishe. oya ntabwo ari ukwigira Mbese ni Yesu. Yabikoze. Puissant namumenye Puissant ariko bagize agahita agerageza andi mahirwe ari kureba icupa yanze Puissant yo gutata nabikoze. Kinamani mureke kuburana mani. Cyako umuntu ujya kubura. Kinamani. Guturuka aha ngaha. kai wabyize Wakishe. vana winyarutsa tonto Wabikoze. ya imombe ya Bafite yiyebye kurya. we ntabwo niyebye kwe ndimo nacunga gusa Wakishe. nagende Paris Yakishe. Nindakira muteka ubwire. Komeza kinegera. Sayajyaga. Kinamani. oya Puissant kandi arimo kuyagira Puissant yajyaga he kandi yagomba gukina wakishe. ninjye ukurikira ninjye We ninde ugiye kurikira? ninjye ukurikira Pattyno Oya ni Puissant. ni njyewe ugiye Puissant amafaranga ko yayiriye wenyine. Ari njye uvuyeho. yego ninde ugiye gukurikira ninjye ukurikira Pattyno ninjye ukurikira Pattyno ako wa mwana uriye mbere yanjye mu kanya Wakishe. Kinamani. Wakishe.
wabikoze arishimye ngo oji umumbiye umumbiye umujama yese abibara umutarabona ku mafaranga wabaye umutesi wakije ubuzima butarimo amafaranga I'm the next asumaze gukina Ngaho ukina, Tom. mu karita hasi am the next wakije wakije uretse gato Puissant ubu yabibaze yabikoze bitatuma bine bamunze vamza n'ingewe nanjye n'ikibiri ubwo ngubwo nyine nicyo ngeze ngeze muri kibiri nyine wakije akafari ntabwo nyibye oya ntabwo nkwiye nicyo bamaze kuza kwica n'ubu ntabwo nyibye fari nakisha nagikoze wakije ni mavide yagikoze mavide bateretse aha teka hejuru ngo ni igibwa ngo hano haraci wambaye indagara Puissant amaze kurya gito Puissant yamaze kubibara neza Puissant bibaze hano yarani oji ari kare gukina rimwe se aricyo cyiza kina bro yakije ni gikurikira Puissant ni gikurikira Puissant ndukurikira ntabwo ari wowe oya Puissant ni wowe ni wowe oya mujijisha man Puissant nta gikwanda itanya cyane nizina ry'Imana kabwiza ko Puissant kintu wakije yahise yarya nyakisasha aya ngaya yakiye aya nyakiso kibiri yagikoze mba ntabwo gisubize hejuru ya babibona neza cyane sinabikubwiye ngo Puissant Pattyno nawe yakoze yagikoze usigaye ese Sibyo sura tujya. oya umva pari kiri ari hasigaye uretse wait ntabwo ari uko bigenda wowe ntabwo uko bigenda wacanze usigamo umwanya umwe uri free udafite ikintu wayabonye se birakubuza uyu muntu mwatumiye pari bicange okay reka dukore isi zose noneho uri butware igihumbi kijyane ku nyine hejuru wowe zino cyangwa mureke twisubire igemu tuyitangire tuyasubizeho oya simfite ikindi gihumbi batsinze kimwe ariko urabona bya bindi nababwiye reka mbabwire yaratangiye n'itsindira barabyanga niyo wanjye reka nibanga njyewe nakoresheje kandi nari nabibabwiye ubundi aya macupa ntabwo muyashyira ahangaha ngo muyatandukanye njyewe narebaga ayo mwanza ahangaha nkareba nkahita nimajina muti hano niba byanga vanga yarabikoze nka sindira iki gihumbi uko byajyaga bisangiye ko ubwikora igemu twayisiramo kuko yajemo ubusamo wamaze ntacyo turayishyura kuri momo mva mbwire ngewe ubu ngubu aya ngaya atari nabereje no guhaha mva mbwire ngewe kurabigenje ngo ngewe aho kugira ngo ushake ibihumbi 10 ashaka umwanya umwe nkagenda nanjye niko natsinze 10 zose iyi nyanya nayivuye mu mwanya umwe watsinda se watsinda oya nateretse inyange hano uravuga ngo tekinike utangiye gukoresha nayibonye natsindisha inyange yitsindishije rero birashoboka oya mavide uko nabikoze ntabwo ariko nabikoze kuvuga ngo tuvuge n'urugero hano ni njyewe nabonaga nimba hano reba n'urugero hano reba hano hari inyange cyangwa bikunda inyange niyo igomba guterekwa nimba uducupa 10 twose inyange ntabwo irabura iki gihumbi mwe kugira kugitsindira fata za nzoga zawe zose uzishyiremo hano zivanze ushyiremo imwe hano urumva izi zose bazitereke hano hamwe umwe agenda afata twebwe twese tugenda tuyihashyira uwishwe iyi ngiyi iri hano ntabwo twite ngo bazifunguye oya nyine vamo se n'uwijyame bwakoresha ashyiremo imwe hano munsi muri izi twaba dutangira aho twajya tuyitangira n'izindi zose zigumisha ibiryo bigeze n'igihumbi nta mafaranga ufite wewe njyewe ninde se udafite amafaranga uziko nta muntu udafite amafaranga tunetse gato twajya kugabana bibiri wese ese wamugarira inzu udafite amafaranga ko nta muntu udafite amafaranga ngashaka kwisubira hari umuntu wari ugezweho ni mavide mujye gukoresha iki
wowe turahita muri twebwe tugiye duhita hano umunari huza ahita bijyana utajyana iki gihumbi ako wakuzuza bitanura Nese ntabwo njye ndi kubyumva. ni icyo utumva reka musobanurire genda jyaho nyuma yanjye kina arabyumva ari uko yatsindiye ufata ivido usutanga genda jyaho nyuma yanjye okay twese twabyumvishe Urabuze icupa ahita agenda yajyana. uza n'icupa riri uzi icupa arayatwara ngenda Matarakora hariya gusa. kuko njye nyine amacupa atandukanye amacupa ni Yanze icupa ryanze ariko mva wagiye ave ni jya rukurikiye. urikira ntari ni insazi ariko turawuza mu kanya wapi turacyakora mani audience wapi wapi gera kuri Bethlehem Church nyine utundabura none wapi Pari byuzuye duhindura abana. oya hindura se kubera iki rato ushaka tuhindura hindura amacupa twa nasi icupa nashize narisubiza Yegora. none se wakususekeje ubusa Ari nawe njyawe ryanze. Umva nyakuso shangwa wasubiza iryo naryo ryanze. ati fata kira guhigiwe twagiye cyaza harimo akantu gateye agahinda gira gutya abantu bazajya barangiza iyo utibihinga ngo bimeze bite wapi Jene nka batatu bambere ujye duhindura. oya twese wapi tuzanaho mani mujinyanga twanaraka wapi Pari wagize ukuntu ijijisha. wapi babona kurira cyane Puissant ntabwo. kuma yanjye ugiye kuma yanjye uretse merizinaje kuma yanjye hano wapi ariko havuga ko hajye wabibonye kira amazi ngazo nese se wagiye kongera gutangira yego gize uri wapi tangira rero ujye rucanga Changa. Shaya naya. Ni njira itujyaho. wowe kurimo kutuba natubwira aho dushyira amafaranga wowe bibiza Ari? arimo kutura natubwira ngo yego ntabwo ngewe urankurikira we mayo mubi nababwira iki mu Rwanda twagiye none no pari urayinde Bayitonze nyakuso. wapi bedere ngayigeze igendere ubundi bakizamura uhita uvuga ngo umuntu yatsinze cyangwa yatsinze igendere ngomba ibiceri yatwaye nyako simba nakurabuye se ibiceri byanjye tukomereye kandi ubifite harimo namurabuye nkahita nikomere simba bimubwiye reka dukore aho utarushiriye Bitatu. so twabikoze gutyo kuva oya ni gutya nabyo bya biri bifera ubwo ubutsinze ni bakore aho twitahire uyu hakurikiraho Uskange na Pattyno tutagezema. so thank you so much guys wowe ni si bibiri Wowe ni bibiri. Shaka ukuntu manga igihumbi. okay ko bidahuye bitanu wowe nibyo nibyo afite bine uyu mujeni bine byinshi bitatu ese uba bihuye oya niyo okay thank you so much amaye buri umwe avuga yo yatsinze kuvuga yo twatsinze ni bitanu jewe dore amafaranga ntsindiye anga atumye Pattyno ajya muri phone ababaye Pattyno akiranywe mu gihumbi dore mfite inote enye z'igihumbi je ni bitatu bitandatu nyine oya birindwi natwe kimwe Pattyno yatsinze oya njye mbabajwe n'ukuntu bwa mbere natsinze mukabyanga komeza ubabare bro agare wenyine ubabaye mu Rwanda si we wenyine bro agare wenyine ubabaye mu Rwanda tu icyizere cyo kuza kuri Paris Rwanda oya mavide banduvuge nyine icyiza cyo kuza kuri Paris Rwanda ushobora kuza n'amaguru gatahana moto nk'ubu Nyakisa agiye kuguriza igihumbi yego no kuri business yo kuguza nari oya uyu ntabwo yawe niyo abanunguka mavide agiye kumwishyura icyatanu hari abantu batwibye ntaheza hari umuntu bita Nyakiso igihumbi cya nyuma arakibye ikubwiye nje ikindi kwisa imibare yakoresheje ntabwo nayize ariko watwibye ikindi was fine
ariko this game was fun nubwo hajemo kurakara ukore subscribe cyangwa ariko n'ibisanzwe ahantu hari amafaranga n'ubundi amafaranga yaje muhamagare Paris Rwanda mukore subscribe ikindi izindi game zirakomeje right nese pari reka nsoze nanjye ibi bintu turabikoresha mu yindi game cyangwa tujya kubigurisha nanjye rero amafaranga tuyatsindire ako pari ubutaha uzanjyane muri ya ntuzi yo kugaburira abantu umva ngiye kuvuga ngiye kuvuga sibyo ngiye kuvuga ibanga nakoresheje ntago njye nigeze mbiba imbere y'Imana pe ni ukuri ko Imana ndahi imbere y'Imana ntago njya mbeshya ibanga nakoresheje ni mwebwe mwana bikoze imbere y'igihe mbibaga ntabwo yutimureka gucangura amacupa amwe ajya hano nandi ajye hariya kuko icupa ryanga gahanga njye nabanje gucunga amacupa yawe kandi n'uyu mwana niryo banga yakoresheje na Nyakso naryo nawe niryo banga yakoresha abantu bose bafashe amafaranga niryo banga yacungaga nibanga amacupa hari 5 yose akayashyira ku mwanya umwe byanga njye narifataga nkarishyira ahandi bigahura nta bundi bujura buzahara ariko kwisanzwe mbwira emerako 80% ni amahirwe nibyo ndikuvuga byo ni amahirwe so urumva rero ndishimye cyane thank you so much tubire ku mafaranga duhaye game was improving ibihumbi 4 buri hajemo amafaranga burari n'abandi bazaza buriya twabibonye ishyitsi arashyaza kandi ngiye ufite mikoro we ndi umushyitsi murakoze zari ziranga zose nenge kureba nkabara imibare iri hizo bamukasuriye wariyariye wenyine umujene yatangiye kwegura kabiri ari so birashoboka kuyifuza uretse ndakwereka ukuntu ngiye cyangwa se njyewe niyo urebera ukuntu tugiye kubikora